uciye ukabona abantu ni igihumbi, abo bantu bose nta sura isa n'iyundi, kandi abo bantu uba muri Kigali n'ababa muri Kigali. Biba bitangaje nyine, Imana ibitangaje ukuntu abantu baba badasa, batareshya, baturuka mu bihugu bitandukanye, batavuga indimi zimwe. Imana igaragara mu bintu byose. Ngo yajyaga yitegereza akabona inyoni iraje mu gitondo irakomanze ku idirishya, irimo iraririmba, yuzuye umunezero, ntabwo irimo kwiganyira iby'ejo hazaza, ntirimo kuvuga ngo ejo tuzarya iki, yambaye neza. Ibyo bintu yabyitegereza agahereza Imana icyubahiro. Birakwiye ko natwe aba ari uko tubona ubuzima nyine, ukajya ubona buri kintu cyose kikagutangaza uburyo giteyemo. Waca mu muhanda urimo kugenda, hari n'ibitera ubwoba nyine, ukabona uburyo imodoka zigiye guhura na moto yawe uriho wuriye, ubwenge bagiye gukoresha, nta n'umwe ugiye kwibagirwa, wenda uciyeho uratambutse. Ibyo bintu biba bikwiye kugutangaza. Ni ukuri, ni ibintu biba bitangaje, biba bikwiye kuba bidutangaza kandi bikanadutera ubwoba rwose. Umwami yashimye ko tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Tugiye gukomereza aho twari turi mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 6. Ndagira ngo ariho dukomereza turebe nk'uko bamaze kuhabisomera. Sinzi warakurikiye ibice 5 bibanza ikintu ushobora gutangarira. Ibice 5 bibanza guhera ku gice cya mbere kugera ku gice cya 5, tugiye ku gice cya 6. Ikintu kiba kimaze nko gutangaza kurusha ibindi bintu byose dukurikije ibintu. Sinzi niba ari abantu utangarira barimo ukavuga ngo aba bantu rwose barakaza, ba Petero na ba Yakobo n'izindi ntumwa barakaza. Sinzi ko cyo cyagutangaza, ahubwo nyirako ko dukwiriye gutangara ikintu kimwe, tukavuga tuti uyu mwami rwose ushobora gufata umunyabyaha nka Petero tuzi akamuhindura, akamugeza kuri uru rwego ashobora kuvuga ubutumwa no guhamiriza abandi gutya, aratangaje kandi akwiriye icyubahiro. Nicyo kintu cya mbere dukwiriye kuba tureba hano. Ikindi, imibereho y'intumwa nayo ikwiye kuba idutangaza, uburyo agakiza Imana itanga gahindura imibereho nk'iyizi ntumwa nyine turimo kubona, bagahinduka rwose ukabibona kandi ukabona ubuzima bwabo bwarahinduka. Ibi rero bisohora mu ijambo tubona muri Yesaya ibice 43 umurongo wa 11 kugera ku wa 12, aho tubona rwose ishimwe ry'agakiza ko ryagenewe Imana yonyine. Aho baba bavuga bati uhereye kera rwose ndi Imana itangaza iby'agakiza, ninjye wabwirije iby'agakiza. Tekereza ko iryo jambo rivugwa muri Yesaya aho ngaho turimo kuvuga ngo uhereye kera ninjye wabwirije iby'agakiza, ndabibwiriza ngo rwose ngakiza kandi ndabigaragaza. Nuko nguko bimeze. Osa w'agakiza, igitekerezo cy'agakiza no kugasohoza ni Imana ibikora kandi ikabigaragaza koko ikiza abantu. Ikindi kintu dukwiriye kuba tureba, ubutumwa bwiza uburyo buteyemo buza bubanza kwerekana umuntu uwo ari we, bukakwereka uburyo rwose umuntu ari nyakwigendera. Urubanza rwe rudasubirwamo, ntabwo urubanza rwe, ijambo ry'Imana ryerekana ko abatizera Kristo urubanza rwabo rwamaze gucibwa rwose. Urwo rubanza rurazi ko ruzagenda, ntabwo ari ikintu umuntu ashobora kujya mu rukiko ngo ashobora kuzana ibindi bimenyetso noneho uyu muntu tukaza kumurekura. Oya, kutizera Kristo urwo rubanza rurazi ko ruzarangira. Ubutumwa bwiza rero buza bwerekana rwose ko umuntu ari nyakwigendera, bukaza bwerekana Imana turimo kuvuga ishoboye gukiza, ko gukiranuka kwayo gutandukanye n'uko uwo muntu rwose. Ariko noneho bukongera bukatwereka ubuzima bw'abakijijwe, butwereka ubuzima bw'umuntu wakijijwe. Nicyo ubutumwa bwiza bukora. Dore imibereho y'abakijijwe uko imeze. Ni iki gitabo cy'ibyakozwe n'umwa kiba kitwereka, kiba kitubwira ngo dore ba bantu bahoze ari ba nyakwigendera nka ba Petero badashoboye ikintu na kimwe. Uyu wihakana Kristo babanye imyaka 3 akamwihakana imbere y'umukozi udafite n'ikindi kintu ari bumutware, umukozi nyine usanzwe w'umuja, akagatinya bakihakana shebuja bamaze imyaka 3 bagendana. Bukongera bukatweka Kristo witanga ku musaraba. Buriya hari igihe tutayibona, naho niba gusaba mu gitabo cy'ibyahishuwe, ndeba Kristo uburyo yitanze ni ikintu gitangaje. Muzahasome murebe nawe. Ngo barahamagaye ngo hari igitabo gifatanyije ibimenyetso 7. Baravuga bati niba ushoboye gucungura umuntu no kwitegereza, ntabwo byari kubumbura igitabo no kucyitegereza,
ngo Yohana arimo kubibona ngo atangazwa koko no mu isi ngo uretse no kukibumbura hatabonetse n'umuntu ushobora kwitegereza icyo gitabo kukireba gusa, ngo nta muntu washoboye kureba icyo gitabo ngo akitegereze. Kubera imibabaro yarimo n'ibyo Yesu Kristo yababaje, twebwe hari igihe tubitekereza gutya ukumva ni ibintu by'aho ngaho byoroheje, ariko ndagira ngo nkubwire ngo iyo mibabaro Kristo yababajwe uretse no kuyikumva nyine wayifiringa no kuyitegereza ubwayo, iyo mibabaro irahambaye rwose. ngo atangazwa n'uko hatabonetse n'ushobora kubyitegereza. Ibi turimo kwibwira nyine ukumva nyine ngo imperuka ukagereranya na covid, ukumva nyine imperuka na covid biri mu kigero kimwe. Ntabwo ibyo bintu biri mu kigero kimwe, uretse no kumva gusa wabisapotinga ukabibaho no kubyitegereza ubwabo, ni ikintu kidashobokera umwana w'umuntu. Rero ngibi rero icyo ubutumwa bwiza bukora, butwereka abo bantu nka ba Petero, bukatwereka uburyo umukiza wabo afite gukiranuka guhambaye acungura umuntu, ariko bukanatwereka ubwo buzima. Ibyo birahagije ko uwizera aho baho asuzuma avuga ngo dore icyo uwizera akora, abasuzuma avuga ngo ese narakijijwe, nkurikije ibyo ndimo kubona mu buzima bwanjye narakijijwe. Nicyo ngicyo uwizera abahakora. Ikindi rero tubona hano, tubona imibereho y'abagize bari muri iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Reka dusomeye imirongo mike tugikorera igikapu, dusomeye imirongo mikeya urebe ukuntu bitangaje imibereho yabo itemba iva mu ijambo ry'Imana. Ari naho tugiye kureba uyu munsi ko ubuzima nyakuri bw'ibyanditswe buturuka mu isoko y'ibyanditswe. Reka turebe mu byakozwe n'igice cya mbere umurongo wa 4, mubanze mwumve hano ukuntu bitangaje. Aravuga ngo nuko abateraniriza hamwe abategeka kutava i Yerusalemu ati ahubwo murindire ibyo data yasezeranyije, ibyo nababwiye. Urabona kimwe mu bintu binatangaje hano nuko Imana ntabwo ikeneye intwererano yabo, hato bataza kugenda birukanka bavuga bati nitwe twakoze umurimo rwose. Oya, irababwira ngo mwe mwicaye dore uzakora umurimo dore ntaraza. Nyir'umurimo ntabwo araza, mwicare mutegereze ibyo data yasezeranyije. Iyo wigiye imbere rero mu gice cya mbere umurongo wa 20 bitegura kujya kubwiriza bagendeye ku byanditswe. Bicara mu byanditswe bakavuga bati ko Kristo adusize uyu mwuka yari akaba ataraza turakora iki? Bagenzura mu byanditswe bakareba icyo bakwiriye kuba bakora. Umurongo wa 20 uravuga ngo ndetse byanditswe mu gitabo cya Zaburi ngo iwe hasigara ubusa kandi he kugira undi uhaba. Urabona barimo barasoma ibyanditswe bavuga ngo ese ko Yuda agiye ubundi turaba dukora iki muri uyu mwanya? Iyo wigiye imbere mu gice cya 2 umurongo wa 42 aravuga ngo bahoraga bashishikariye iby'intumwa zigishaga bagasangira ibyabo no kumanyagura umutima no gusenga. Umwuka yari amaze kuza, ariko none umva ubuzima barimo kubaho ni ubuzima bw'uko ibyanditswe ari byo senta y'ibintu byose bafite. Bahoraga bashishikariye iby'intumwa zigishaga bakamanyagura imitima no gusenga. Iyo wigiye imbere muri 4:17 haravuga ngo ariko kugira ngo bitarushaho kwamamara mu bantu tubakangishe kutongera kugira umuntu wese babwira muri iryo zina. Ikibazo cyari ahangaha mu by'ukuri kuri aba bafarisayo n'abandi barimo kubacira urubanza, barimo barababwira ngo muramenye mutigishe muri iryo zina. Kwigisha mu izina rya Kristo byari ikibazo kuri bo, nicyo kintu nyine barimo kubona kibashishikaje. 4:31 haravuga ngo bamaze gusenga aho bari bateraniye haba umushyitsi, bose buzwa umwuka wera bavuga ijambo ry'Imana bashize amaso. Nabo noneho bababujije kuvuga muri iryo zina, baravuze bati twinginge Kristo avuye kuvuga ijambo ry'Imana dushize amaso. Iki nicyo rero wumve ubuzima bwabo ikintu cyari senta yabo. Uyu munsi nicyo tugiye kureba rero, tugiye kureba uburyo ijambo ry'Imana ari ngombwa kuruta ibindi bintu byose by'ingenzi mu bwami bw'Imana bishobora no gupfirwa. Ijambo ry'Imana ni ngombwa kuruta ibindi bintu byose. Sinzi niba hari umunsi waba warigeze kureba ikintu cy'ingenzi mu buzima bwawe kiruta ibindi bintu byose ukarevuriga ukavuga ngo iki nicyo kintu gikwiye kuba kiruta ibindi bintu byose. Buriya rero kiba kinahari, ni uko tuba tutabizi. Rimwe na rimwe ntitubitekereza, ariko hari driver y'ubuzima bwawe, ikintu urimo kuvuga ngo iki nicyo kintu kidrivinga ubuzima bwanjye.
icyo kintu kigatuma wiga uvuga ngo nzagera kuri iki kintu, icyo kintu kigatuma ubyuka mu gitondo ujya gukora uvuga ngo nzagera kuri iki kintu, icyo kintu kiba gihari. Ariko rero tugiye kureba uburyo ku ntumwa buryo byari bitandukanye. Rwose ikintu kiri hejuru y'ibindi bintu byose cyari ijambo ry'Imana. Niwitegereza ubuzima bwawe mu mibereho yabo, uri mu ishuri se, urimo gukina n'abandi bana, hari ikintu rwose utari kugeraho ukavuga ngo iki kintu nakigeraho ndabizi nzaba mbaye igicibwa muri sosiyete, cyangwa se banyite imbwa, banyite umuntu wa nta kigenda, icyo kintu kiba gihari. Ni igiki ubu ngubu urumva ari igiki gikwiye kuba kiri aho hantu gisangiza muri uwo mwanya. Ntabwo ariko rero niyo mpamvu tugiye gusoma ijambo ry'Imana, icyo kintu kikaba kifitinga neza n'icyo Imana ihamagarira umuntu. Kadusome hano urebe mu 6:1 havuga ngo nuko muri icyo gihe abigishwa bakigwira, abayuda ba Kigiriki batangira kwitotombera Abaheburayo kuko abapfakazi babo bakiganwa ku igerero ry'iminsi yose. Ahangaha hari ubwoko bubiri bw'Abayuda, abantu bose ni Abayuda. Abambere ni Hebraic Jews, Abayuda b'abarokozi, Abayuda babaga nyine aho ngaho. Ariko habaga n'abandi Bayuda bitwaga ngo ni Hellenistic Jews, ni Abayuda b'Abagiriki babaga bazi Kigiriki, ariko ari Abayuda baravuye mu gihugu n'Ubugiriki. Hari igihe kigeze kubaho nyine barahunga, bamwe bahungira mu Bugiriki, baza rero bavuga nyine ikirimi cy'Ikigiriki. Niyo mpamvu hano mu ijambo ry'Imana batangira batubwira ngo hari abantu abigishwa, hari intumwa, hari n'aba Bayuda b'ubwoko bubiri, bose ni Abayuda. Aba Bayuda rero bamwe ngo bavuga ikiri bari roko, ngo bisa nkaho kwigaburo, iyo bajyaga kwigaburo, kuko murabizi neza ko intumwa mu gihe zigishaga ijambo ry'Imana zitirengagizaga no kwita ku bapfakazi. Nk'uko twabonye mu gice cya kabiri, baragendaga bakagurisha ibyo bafite, bakaza bagaha umuntu icyo akeneye, cyane nyine bakita kuri aba bapfakazi bihoraho, bakaba bazi ko abapfakazi bakwiye kubamenya. Rero muri icyo gihe cyo kugabura, ngo Abayuda bari roko, ngo bumvaga abandi baturutse hanze barazaga bakumva nyine bo batitaye nk'Abayuda basanzwe, icyo turimo kubona hano. Noneho ku murongo wa 2 wumve leadership ya Gikristo uko imeze noneho, ngo abo 12 bahamagara abigishwa bose bati ntibikwiriye ko turekera kwigisha ijambo ry'Imana kwicara ku meza tugabura. Aba ngaba noneho murabizi intumwa nizo zari headers, nibo bari bayoboye uyu murimo arimo gukorerwa hano. Noneho rero ngo babazanira iki kirego, ariko babona mu bintu bakwiriye kuba barevoringa, bashyira hejuru y'ibindi bintu byose, kuko uyu ni umurimo nyine wabaga usaba kwitabwaho, usaba gukorerwa buri munsi, usaba kubikora nyine bishyizeho umutima. Basanga ikintu gikwiriye kuba kiri hejuru y'ibindi bintu byose, ngo batarekeshwa ngo bicare ngo bagaburire abantu, babirekeshejwe n'uko bitume bareka kwigisha ijambo ry'Imana. Bituma rero bafata umwanzuro bavuga bati nimutore muri mwebwe abantu buzuye umwuka wera. Sinzi tugiye gutora uyu muntu ikintu dushobora kugenderaho, ariko nzi amatora menshi ukuntu ajya agenda. Reka wumve kriteriya zabo. Kriteriya bari bafite ngo nuko bene data mutoranye muri mwe abantu 7 bashimwa ko buzuye umwuka wera n'ubwenge, tubashyire kuri uwo murimo. Ubundi tuzi neza ko iyo abantu bagiye gutora umuntu uzi ibyanditswe, umuntu wumva ibyanditswe, ufite ubwenge bwo guca imanza, batamushyira kuri uyu murimo wo kugabura. Ariko hari ikintu kimwe bigenda bitwereka hano, biratwereka ko mu by'ukuri n'utuntu dutoya muri minisitiri y'ubutumwa bwiza rwose dukwiriye guha duhabwa agaciro. Ibintu byose bitoya bifite biri mayina mu bwami bw'Imana, bifite aho bihuriye no kwamamaza inkuru nziza n'imibereho myiza y'abizera, nabyo bikwiriye kuba bihabwa agaciro kugeza n'aho babishinga umuntu rwose bavuga bati uyu muntu yumva ibyanditswe byera, azi ubwenge buturuka mu byanditswe byera, azi guhuza ibi bintu. Kubera iki bashobora gukora ibintu nk'ibi ngibi? Kubera iki bashobora gufata uyu muntu bakamukomishoninga, bakamurambikaho ibiganza nk'uko babirambika ku muntu bagiye gutuma? Murabizi ibintu tubikora iyo umumisiyoneri agiye kuva mu Rwanda agiye kujya hanze, nibwo bashobora kuvuga bati reka tumurambikeho ibiganza, tumusengere, tumwinginge. Ariko n'ahangaha turimo turabibona ko aba bantu bene data ba Stefano n'abandi, nidukomeza hepfo muraza kubona ubuzima bwa Stefano uburyo butangaje. Nubwo yicaye arimo kugabura,
nubwo ari ibintu bisanzwe nyine by'igerero rya buri munsi, ariko ibintu ubuzima bwe noneho burasawundinga kuruta ibyo bintu byose. Hano turabona ngo imibereho rero y'aba bantu iyo turimo kubona ni uko ikintu cyose kigaragarira abantu batizera, abantu bafiteho uruhare bari kuze kubona bakacyitegereza bakabona uburyo gikorwa, ariko icyo kintu bakaza kubona gifitanye isano na Kristo. Icyo kintu gifitanye isano na Kristo ku buryo n'igikorwa nabi hari buze gutukwa icyubahiro cy'Imana, akaba cyo gishyirwa hasi. Kuvuga ngo uyu Kristo mu by'ukuri ntabwo akiza aba bantu, nta rukundo ruri mu bizera ba Kristo. Ibintu nk'ibyo ngibyo bifitanye isano no gusuzuguza Kristo no gutuka Kristo, intumwa zabihaga agaciro nabyo, zabihaga agaciro kugeza ubwo zitoranya abantu ariko zihaye agaciro. Ikintu ariko cyari hejuru y'ibyo bintu byose nk'uko turimo kubibona, mu by'ukuri cyari ijambo ry'Imana, cyari ijambo ry'Imana. Kugeza ubwo bavuga bati ntabwo twakwicara rwose, ariko dukwiye gukora ibi bintu, ariko ijambo ry'Imana ntirihagarare rwose kubwiriza ubutumwa bwiza ntibuhagarare. Batoye umuntu wuzuye ubwenge n'umwuka, batoye abantu bumva ibyanditswe, ariko ikintu gitangaje ngo harimo n'abantu bo muri Antiyokiya nk'uko tubona ku murongo wa 5, haravuga ngo abateraniye bose bashima ayo magambo, batoranya Stefano umuntu wuzuye kwizera n'umwuka wera, na Filipo na Porukoro na Nikanori na Simoni na Parumena na Nikarowa wo muri Antiyokiya watoye idini y'Abayuda. Urumva uyu barimo kuvuga ngo ni Nikarowa n'uwo muri Antiyokiya, nawe yari yatoye idini y'Abayuda. Ubutumwa bwiza ahantu bunatangariza nuko uretse nuko abantu batangiye badashobora gusangira, murabizi ko bicaraga bagiye no kurya, umwe akicara haraka undi akicara hano, kuko umwe ni umunyamahanga undi ni umuyuda. Uretse n'ibyo ngibyo ngo ubutumwa bwiza bwageze ahantu bumva ko ari bene data, umwe yumva ko ari mwene data n'undi, kugeza ubwo noneho uretse no kuba atasangiraga nawe agiye kumumenyera ubuzima bwa buri munsi, agiye kumugaburira abe umuntu ugiye kumwitaho. Ngiki cy'ubutumwa bwiza bukora, guhindura identity y'abantu, guhindura uburyo wabonaga umuntu buramuhindura rwose. Uwari igisambo akaba pasiteri, akaba umushumba, cyangwa uwari umujura akaba ari we babitse amafaranga. Ni uko nguko ubutumwa bwiza bukora. Ikindi turabona ko umubare w'abizera wakomeje kugwira. Ku murongo wa 7 baratubwira ngo nuko ijambo ry'Imana rikomeza kwamamara, umubare w'abigishwa uragwira cyane i Yerusalemu, abatambyi benshi bumvira uko kwizera. Turabona ko rwose ijambo ry'Imana ryakomeje kugwira, ariko kimwe mu bintu bitangaje ngo no muri ba batambyi muzi nyine babambye Yesu, bamwe Petero yabwiraga ngo nimwe mwabambye uwo muntu murabizi neza, nabo ngo haje kubaho muri uwo mubare w'abantu bizera, havamo rwose abantu bizera. Ibi bintu biba bikwiye kuduhumura amaso, kubera ko Imana niyo yonyine izi abantu izakiza rwose. Wa muntu ukurwanya ukubita umuntu amuziza ubutumwa bwiza ashobora gukizwa nawe, ashobora gukiza. Ibi turabizi kuri Sawuli rwose ahari bita Stefano, uyu nguyu bamutera amabuye, niwigira imbere urabibona, nawe yarakize. Ubutumwa bwiza rero uretse ko bateye amabuye babambye Kristo, uretse ko bafashe umwanzuro wo kwamba Kristo, ariko ngo bwa butumwa bwiza bwakomeje kwamamara kugeza naho muri ba bantu babambye Kristo havuyemo n'abantu bakizera, havuyemo abantu barizera. Ibi rwose ni ikintu tuba dukwiye kumva neza. Hari igihe ubwiza umuntu cyangwa ugatumira umuntu ku rusengero akanakurwanya cyangwa akakubwira nabi, ebisa akakurenganya mu buryo bundi, akuziza ubutumwa bwiza, ntabwo wabimenya. Uwo muntu ashobora kuba intore y'Imana utabizi. Ukwiriye rwose kwinginga ugasenga Imana kugeza umunsi uwo muntu azazira mu mubiri agahumeka umunsi wa nyuma, ukavuga ngo harapfuye atizera cyangwa se apfuye yizera. Ariko ukwiye kuba rwose ibyo bintu umenya neza ko Kristo ashobora gukiza umuntu wese ashatse, niwe uzi abazakizwa bari. Noneho ikindi gitangaje nuko iyo dusomye ku murongo wa 8 kugera kwa 14 nk'uko turimo kubibona muri ba bizera, tubona ko Stefano noneho wari ku igaburo
bya buri munsi by'igerero atari kuri profite nka Pawulo nka Petero, ubuzima bwe bwagiye bukamamara bukagera mu mahanga. Reka twumve hano mwumva uko bavuga. Umurongo wa 8 ngo Stefano wari wuzuye ubuntu bw'Imana n'imbaraga, yakoraga mu bantu ibitangaza n'ibimenyetso byinshi n'ibimenyetso bikomeye. Ariko abantu bamwe bo mu isinagogi yitwa iy'Abaliberutino n'iy'Abanyakurene n'iy'Abanyalexandriya n'iy'Abakilikiya n'iy'Abanyasiya barahaguruka bajya impaka na Stefano. Kuki barimo gukuramo Stefano hano bakamushyira ku ruhande? Bafashe abantu benshi, ariko wanditse umwuka yaramubwirije Imana yashimye ko tuza gukuramo umuntu umwe tukamushyira ku ruhande. Ntabwo batubwiye ubuzima bw'abandi uko bumeze, nabo birashoboka ko hari ibindi bintu byabaye, ariko kubera ko batubwiye aba bantu ko babatuye hejuru, umwuka yaragashima kuzana Stefano ku ruhande akatubwira ubuzima bwe. Hari ikintu gikomeye umwuka yashaka kwigisha hano. Arashaka kutwereka ko wa muntu nyine ikibazo gikomeye, ubuzima bwe bufite rwose ikintu kimininga cyane bitakwiriye ahantu Kristo yakoresha ubwo buzima bwe. Hari igihe nyine abantu turwanya ibintu ukumva niba nyine utigisha nko muri discipleship class, ukumva ubuzima bwawe ntabwo bumataringa. Ubuzima bwawe buramataringa kugeza n'ubwo waba ukoropa hano mu rusengero. Ubuzima bwawe Kristo yabukoresha rwose abwiriza abantu benshi imbaga nini. Ubuzima bwaramamaye burenga isinagogi bari barimo, burenga ahantu basengera, ngo bugera muri aya mahanga. Barahaguruka baza bajya impaka nawe, ngo ariko ngo ntibabasha gutsinda ubwenge n'umwuka bimukoresha. Urumva ko umwuka wera rwose ashobora gukoresha ubwo buzima abantu bakajya impaka n'uwo muntu, kandi kubw'imibereho ye atitaye ngo nuko arimo kugabura ashinzwe igikoni. Urumva rega nta kindi kintu. Niba muzi ngiye ndimo kubisoma mbona mbigereranya n'abakwikiro ku ishuri. Mu by'ukuri ku ishuri n'abaga abaprefect bashinzwe ibyo kurya, bashinzwe nyine kumenya ko abantu bariye neza, ko abantu babonye bibakwiriye, ko nta muntu ufite impaka. Nabo nuko nguko babaga bimereye. Ariko ngo abantu barahaguruka bava ahantu kure baraza bajya impaka nawe. Hari igihe abantu barwanira ibintu nyine bagomba gukora, ariko ikintu kirimo kigaragara hano cyihutirwa nuko umwuka wera akwiriye gukoresha ubuzima bwacu yamamaza ubutumwa bwiza ku bantu batizera kandi bikagaragara. Hano ndimo kuhasoma nabonye Zaburi imwe dukwiye gushyiramo ikibazo wakibaza. Reka tukibaze. Zaburi ya 2 umurongo wa 1 kugera ku wa 2. Zaburi ya 2 umurongo wa 1 kugera ku wa 2 ni Zaburi mu by'ukuri yandikiwe Kristo, ariko wafitiramo iki kibazo ukakibaza mu by'ukuri ugereranyije nawe. Zaburi ya 2 iravuga ngo niki gitumye abanyamahanga bagira imidugararo n'amoko yatekereje iki by'ubusa? Abami bo mu isi biteguye kurwana, kandi abatware bagiriye inama Uwiteka n'uwo yasize. Niki gitumye ibi bintu bibaho? Kubera abantu bahagurutse amahanga yose akaba aje kurwana. Iki kintu wakibaza. Twagishyira tukanyishyira hano hantu. Kubera iki amahanga yose y'aba bantu arimo guhaguruka akaza kujya impaka na Stefano cyangwa akaza kumurwanya? Kubera wakibaza iyo mpamvu, ariko urimo kubyibaza njye ntabwo ari wakibaza impamvu barimo kurwanya umuntu batamuziza ko yenda yasambanye n'urugero, ngo bavuge bati ko twagufasha usambana, cyangwa ko twagufashe wiba, cyangwa ko twagufashe uri umujura. Nyine bakaza kumugisha impaka z'ibyo yizera bashingiye kuri ibyo bintu. Niyo mpamvu ubutumwa bwiza bugaragara ko ari ubw'ukuri ko buhinduye aba bantu abigishwa ba Kristo. Abantu barimo barita ku bantu barimo barabibona, ariko bahagurutse no kubarwanya, bahagurutse no kurwanya abo bantu. Kubera wenda wigeze uhura na persecution niba warizeye y'ubutumwa bwiza, ukagera mu bantu bagatangira kukwita amazina n'ayandi rwose nk'ayo bitaga Kristo. Ni ukubera iki ibyo bintu bibaho? Ni ukubera iki badafite ibindi bintu nyine bakubuza ngo wabibye amafaranga se, cyangwa se uri umujura, cyangwa se nyine ukabona abantu barahaguruka? Kubera iki ibyo bintu bishobora kubaho? Kuki abantu bagomba guhaguruka bene ako kagera? Ariko ijambo ry'Imana riri kiriya ko rwose impamvu abantu barwanya
ni ukubera ko nyine bafite ibintu bibiri bitandukanye. Noneho ikindi kintu barimo kuvuga hano, aba bantu batubwira ngo bitirirwaga izina ry'Imana, aba bantu baburanye na Petero na Stefano, ngo bitirirwa ngo bari bazi nyine bavuga ko bazi Imana. Kubera iki abantu bavuga ko bazi Imana barimo kurwanya Stefano n'abandi bigishwa batabaziza ko ari abajura cyangwa bibibye, bakaza nyine kubarwanya no kubaburanya? Kubera iki ibyo bintu bishobora kuba? Ibyo biragaragaza ko mu by'ukuri hari ibanga rikomeye ry'ubutumwa bwiza n'ubuzima bwabo bifite ikindi kintu birimo kutubwira gikomeye cyane. Ibi byerekana ko ubuzima bwose bushishikaje, ubuzima bw'abizera bushishikaje, atari ugushishikaza gusa abantu, ahubwo buteye ikibazo umwanzi w'ubutumwa bwiza ari we Satani. Buteye ikibazo. Ni ikintu dukwiriye kuba tureba rero, tukitegereza tukareba ku buryo nawe ukwiye kuba usenga usaba Kristo, ukasaba Kristo uti ubuzima bwanjye nkeneye ko rwose buba nk'ubw'aba ba Stefano. Nicyo dukwiriye kuba dusengera. Ku murongo wa 15 haravuga ngo abicaye mu rukiko bose bamutumbiriye babona mu maso ha Stefano hasa n'ahamarayika. Hari mu by'ukuri batangiye batubwira ngo ari ubuntu bw'Imana n'ubwenge buva kurumva nyine buva mu byanditswe n'ahandi hantu burimo kuva. Ariko nyine noneho ngo bigeze naho nyine barimo kumutumbira bakabona mu maso hasa n'ahamarayika. Iyo abatwuzuraga ubuntu bw'Imana, ubuntu bw'Imana bukatwuzuza. Hari ibintu hano dukwiye kubona tukitegereza. Ijambo ry'Imana ni ntagereranywa n'ibindi bintu byose by'ingenzi duhamagarirwa nk'uko turimo kubibona hano. Hakwiriye kubaho gutandukanya ibindi bintu, buri kintu cyose kikajya mu mwanya wacyo. Kimwe mu bintu biteye ikibazo mu by'ukuri by'ikibazo ni uko ijambo ry'Imana n'ibindi abantu babishyira mu mwanya utari uwacyo, ikintu kikajya mu mwanya utari uwacyo. Igihe cyo kuririmba tukiga ijambo ry'Imana, igihe cyo kubwiriza ubutumwa bwiza ugasanga nyine turimo turasenga. Ni urugero. Ibintu nyine bikava muri oda byagenewe, umwuka wera bigenewe, ku buryo cyakagombye kuba kiri hejuru gisumba ibindi, atacyo kintu kirimo gusumba ibindi. Ariko ntabwo ari uko byakagombye kuba bimeze. Bikwiye kuba ijambo ry'Imana risumba ibindi ngo turimo kubibona, n'ibindi bigakorwa ariko ijambo ry'Imana risumba ibindi bintu byose. Uwo umuntu ari we wese arasakuza. Ni umuntu wabivuze witwa Larus, we yizeraga nyine muri self, muri njyewe w'imbere, ko njyewe imbere hari ikintu kinturukamo. Byari ikibazo, ariko yatiye amagambo, yatwaye amagambo ataraye. Aravuga ngo uwo uri we arasakuza cyane ntabwo arimo gutuma numva ibyo uvuga. Uwo uri we arasakuza cyane ntabwo atuma numva ibyo uvuga. Ibi rero ni ikintu dukwiriye kuba tubona. Umuntu ubuzima bwawe burasakuza mu bandi, burasakuza cyane ku buryo busakuza mu matwi y'umuntu ntatume wumva ibyo urimo kumubwira. Turimo turabibona hano. Stefano nuko nguko byari bimeze. Ubuzima bwe bwarashakuje cyane, burasakuza cyane. Ariko ubuzima butemba buva ubundi. Mu by'ukuri niho tukwiye kuba tureba. Nkuko twatangiye tubibona, ubuzima butemba buva mu ijambo ry'Imana. Kimwe mu bintu byica ubutumwa bigaragaza nyine ubutumwa butari ubw'ukuri, ni uko ubutumwa butari ubw'ukuri buza buje kubwira umuntu ko ari we senga y'imibereho myiza, kakubwira ngo gerageza bikore, bigerageze. Ariko intumwa zirimo kuvuga ubutumwa bwiza, zirimo kwigira hamwe na Petero ibyo Pawulo ibyo yigisha mu banyamahanga, nyine zaravuze ziti ibi bintu nyine bidashobokeye umuntu kuki tubyikoreza abanyamahanga. Nyine icyo bababwiraga ni uko ntabwo ari uko Imana itabahamagarira kubumbira amategeko n'ibindi, ahubwo yababwiye ngo ko twebwe yatunaniye nicyo gituma dushaka kumva ko ari basis twaha abanyamahanga kugira ngo bizere Imana. Ibyo rero ni ikintu uba ukwiriye kubanza kuvuga. Nyine ukaba ubizi nawe ko aya mategeko Imana iguhamagarira kiranga turabibona. Urabizi ko nawe ubwawe uyica nk'uwatumwe kuyica, warangiza ukabwira abantu ngo niyo basis y'agakiza. Ibyo bintu wumva bishoboka wowe? Wumva uretse no kuba nyine uri umunyabinyoma,
ibyo ubona ntubibona ko atari ukuri ibyo urimo kuvuga. Ariko si ubuzima bw'aba bene data turimo kubona butemba buva hehe. Reka turebe muri Timoteyo wa kabiri ibice 3 umurongo wa 14 kugera kwa 16. Timoteyo wa kabiri ibice 3 umurongo wa 14 kugera kwa 16. Nkunda uyu muvandimwe witwa Timoteyo warimo hano rwose avugwa hano, kubera ko wumva ukuntu Pawulo amuzi. Arimo aravuga ngo ariko wewe ugume mu byo wize ukabyizezwa kuko uzi uwakwigisha, kandi uzi yuko uhereye mu buto bwawe wamenyaga ibyanditswe byera bibasha kukumenyesha ubwenge bwo kukuzanira agakiza gaheshwa no kwizera Kristo Yesu. Duvanirwa urugero kuri Timoteyo. Timoteyo rwose ngo yayigishijwe na mama we. Ikintu kinatangaje nyine ari ukuntu urumva ijambo ry'Imana cyereka ko abayuda batakigiranwaga n'abanyamahanga, ariko ababyeyi ba Timoteyo bo ntabwo ariko byari bimeze. Bigaragare ko rwose bari barasomye ibyanditswe uhereye kera, bakaba babizi neza, bashyingiranwa n'abanyamahanga. Ariko ngo badisayiporinze Timoteyo, none barimo baravuga ngo ibyo byanditswe bamuhaye ubwabyo niho bishobora guturukamo agakiza gaheshwa no kwizera. Muri ibyo byanditswe naho barimo kutubwira bishobora guturuka. None ngo ibyo byanditswe byera bimeze gute? 16. Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana aba ashyitse afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. Ibyanditswe byera hano mujya mwumva nyine abantu bahana abantu, nko muri hano baba bafite umuntu ugomba guhana abantu bakererwa, siko mbwireze. Ahangaha rero turimo turabona ibyanditswe byera ngo nibyo disiplineri ku muntu wizera, ngo ni disiplineri umutoza akamubwira ngo dore umuntu w'Imana ko akwiriye kuba ameze, biramutoza bikamuhanira gukiranuka. Kumwe umuntu umubyeyi ahana umwana akamubwira ngo ntugakore ibi ngibi. Mu Baheburayo rero batwereka ko ngo ijambo ry'Imana riba ari rayizi. Iyo tuvuze ngo ni rizima, nuko mwicarana nyine rikakuganiriza rikagusubiza. Washaka kuribeshya ukoresheje ubuzima bwawe rikakubwira ngo dore uri umunyabyaha, ibyo ushaka kugaragaza si byo, urashaka kunyereka undi muntu uri diferenti, ariko dore uri umunyabyaha muri ubu buryo. Ijambo ry'Imana ni rizima rwose nk'uko turimo kubibona hano. Noneho ngo nibyo disiplineri w'umuntu wizera ngo kugeza igihe azaba ashyitse rwose afite ibintu bimukwiriye kugira ngo abashe gukora imirimo myiza yose. Nk'uko turimo kubibona rero, dore impamvu abantu bashishikajwe n'ijambo ry'Imana, dore impamvu ubuzima bwabo burimo gutandukana n'iyindi, bashishikajwe n'ibyanditswe byera, bashishikajwe n'ibyanditswe byera. Ijambo ry'Imana rero turabizi neza ko rivuga ibya Kristo wabambwe ku musaraba. Ntabwo ijambo ry'Imana rivuga ibya Dawidi wakoze ibyaha, ntabwo ariyo main purpose y'ibyanditswe byera. Ahubwo ibyanditswe byera byose bifatanyirije hamwe kugira ngo bitubwire inkuru nziza y'Imana yo gucungura abantu ikoresheje Kristo Yesu. Uwo niwe usoza ahawe icyubahiro rero. Kubisuzugura rero, kubisuzugura bingana no gusuzugura Kristo nyizina. Ntabwo ushobora kuvuga ngo nkunda ibyanditswe byera udakunda Kristo. Ntabwo nubwo ushobora kuvuga ngo nkunda Kristo udakunda ibyanditswe byera, kuko ibyo niwe bihamya, niwe bivuga, niwe byerekana. Kristo rero ubu nibwo bwenge, niwe bwenge bw'Imana, niwe bwenge bw'Imana, niwe bwenge bw'Imana bwerekana. Nuvuga ngo niba hariho igitekerezo Imana yatanze, ni Kristo arimo kwerekana. Niba hari igitekerezo Imana yatweretse ko yatekereje, ni Kristo yatweretse. Niba hari indi mitekerereze nawe wari ukwiye kugira rero, ni iyo ngiyo nyine yo gushishikazwa n'ubwenge bw'Imana aribwo Kristo. Kristo rero ikindi dukwiriye kubanza kwitegerezamo hano, mu by'ukuri nubwo Kristo ariwe author of salvation, niwe mugenga, mutambyi, mugabyi w'agakiza, nk'uko turimo kubibona hano. N'aba bantu babambye Kristo nk'uko twabonye, nabo niwe mugabyi wabo w'agakiza nk'uko turimo kubibona. Kubera iki bishobora kugenda gutya? Kubera iki Imana yashimye ko bigenda gutya? Turebe mu Efeso igice cya 1 umurongo wa 5 kugera kwa 6. Kuki Imana yashimye ko umuntu ataba umufatanyabikorwa mu gakiza? Bavandimwe, nimwumva umuntu arimo kuvuga ngo yarakijijwe,
Bibiliya ni kwigaragaza. Wenda umuntu akavuga ati Yesu narakebwe, iyo naza nko gukebwa wenda nimba narakije ni urugero. Imana se nayihisemo iyo naza kuyitamo simba narakije. Ibyo biri automatic difference. Reka turebe hano bitandukanye n'agakiza Imana ikora. Hano haravuga ngo Abefeso igice cya 5:5-6, kuko yagambiriye kera kubw'urukundo rwayo ko duhinduka abana bayo. Hano harimo ngo ko Imana yagambiriye kera kubw'urukundo rwayo, yaragambiriye kubw'urukundo rwayo. Ubundi bavuze igikorwa nyine bavuga n'impamvu y'icyo gikorwa. Bavuga ngo hariho kugambira kw'Imana, ariko se niki cyatumye Imana igambirira mu by'ukuri? Uyu ni wo wa murongo wo muri Yohana abantu bumva nabi. Bavuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi. Nyine bahereye ngo kuko Imana yakunze abari mu isi. Ntabwo urimo kumva ko impamvu Imana yaje gukiza abantu ari ukubera ko nyine yakunze, yicaye igakunda abantu bari mu isi, ariyo yakunze first of all. Hano rero barimo kutubwira bati kuko yagambiriye kera kubw'urukundo rwayo ko habi ko duhinduka abana bayo. Harimo transformation, ntabwo harimo mu by'ukuri. Hari amagambo njyajya nyoberwa nyine ibyo dukwiye kuba dukoresha, ariko yose avuga igice ntavuga ukuri kuzuye. Nyine hari igihe tuvuga ngo Kristo yaratwakiriye, nyine bigasa nkaho hari abandi bantu twebwe twaragendaga tukabasangamo, sibyo? Cyangwa se tukavuga tuti twakiriye Kristo, twebwe twakiriye Kristo, nkaho nyine Kristo yaje nyine tukamwakira. Muri ibyo rero mu by'ukuri nta kintu kivuga nyine ukuri kw'ibyabaye. Dore ukuri kw'ibyabaye ni uku nguku. Ukuri kw'ibyabaye ni uko umuntu yari umunyabyaha aba transformed, ahinduka umwana w'Imana, ahinduka ikindi kiremwa. Nicyo arimo kutubwira hano. Imana yagambiriye kera kubw'urukundo rwayo ko duhinduka, kuba uri ikindi kiremwa ugahinduka undi mwana w'Imana nyine. Byatewe n'iki rero? Hari indirimbo tujya turirimba tukavuga ngo byavuye se kuki? Byavuye se kuki? Umva rero icyo byavuye. Byavuye kuki? Kuri 6. Ko duhinduka abana b'Imana, abana bayo tubeshejwe. Kuri 5, tubeshejwe na Yesu Kristo kubw'ineza y'ubushake bwayo. Ibi bintu niko mujya mubibona, niko bigenda. Ko umuntu akizwa abihawe na Yesu Kristo. Hari abantu bajya ngo mwega nyine ngo nta toro ritari umugeni wa Kristo. Ubwo barimo baravuga iki? Ngo Abahindu, Abayisilamu, abandi ngo bose ngo harimo umugeni wa Kristo. Abandimwe, niba udakijijwe ubiheshejwe na Yesu Kristo, niba umuntu adakizwa abiheshejwe na Yesu Kristo, ntabwo ako gakiza ntabwo gahari. Ntabwo ibintu byose twikoreye bisobanuye ko ari itorero rya Kristo. Itorero riba itorero, aho itorero ni itorero igihe Kristo aribereye umwami. Kristo niwe mwami, niwe mutwe w'itorero. Igihe uwo mutwe udahari, nta nubwo n'igihimba gihari. Rwose ibi biratangaje. Sodomu n'i Gomora nta muntu n'umwe waturutseyo keretse Loti wahungije. Ibyo rero tujya twicinye icyara nyine ngo ariko ngo mu minsi ya nyuma ngo yabaye umwana mwiza, ngo buriya ngo ashobora kuba yaragiye mu ijuru. Noneho hakaba n'abandi bavuga bati ngo ngenda namubonye ngo apfa, ngo nta nubwo yateraguye imigeri, ngo biragaragara ko nta mudayimoni yarwanaga nawe. Ibyo bintu twicinyamo icyara rwose, ibyo bintu twicinyamo icyara biratangaje. Ku munsi w'imperuka muzabona ibintu bitandukanye. Ibintu tuba tuvuga nyine ngo abantu barasenga ku cyumweru ngo ibiki, twirengagiza nkana ko mu gihe cya Nowa Imana hakize Nowa. Nawe mu Baheburayo batubwira ngo iki? Baratubwira ngo umuragwa wo gukiranuka. Mu Baheburayo igice cya 11 murongo ngira ngo ni 3 cyangwa 4. Nawe wari umuragwa w'ibyo gukiranuka, niwe wabashije gukira wenyine. Ahubwo dukwiye kuba tugira ubwoba, ariko se ngo ibi bintu ngo byatewe n'iki? Umurongo wa 6, kugira ngo ubuntu bwayo butagira akagero bushimwe ubwo yaduhereye mu mukunzi wayo. Ngiyi impamvu rwose y'agakiza gaturuka mu kwizera Yesu Kristo, ariko ako gakiza kakaba katarimo contribution y'umuntu. Hari igihe rero iyo umuntu avuze gutyo abantu bahita bavuga bati ubwo nyine utumye abantu bakora ibyaha. Oya, kandi noneho ikintu birengagiza nkana ko abantu basanzwe babikora. None se umuntu aje kubabwira gukora ibyaha kandi ari byo bintu muri expert, abari byo abantu nyine barimo expert. Icyaha kigaragara ko umuntu ari expert mu cyaha rwose, ataraba trained. Umwana ataramutoza kugenda no kugira gute, ikintu cya mbere akora ni ukwakara cyangwa kugira gute, arari iyo bamukubise ntagaseka, ntabwo yuzura ibitwenge.
kuki badakubita uruhinja nyine? Hari ukuntu ngo baba batuma ko uruhinja ari ruzima ngo barukubiteho ngo barebe nyine ko ari ruzima. Kubera iki uru ruhinja rukubise rutuzura ibitwenge ngo ruhite ruseka nyine bigaragaze ko umujinya utibitse muri rwo, ariko nyine bigaragara ko ahantu umuntu yavukiye hari ikibazo. Ariko icyo turimo kubona ni iki? Ni uko Imana yagambiriye ko umuntu uzaba yumvira Imana azaba ashingira ku cyubahiro cy'Imana, ariko akanashingira no ku buntu yamugiriye. Ari response avuga ngo wankijije ute Kristo? Niki cyatumye unkunduka? Niki cyatumye mu byo turimo kubona hano? Kugira ngo ubuntu bwawe butagira akagero bushimwe bwaduhereye mu mukunzi wawe. Niba rero aka gakiza atari ko gakiza ufite, agakiza aho urimo gukora ibintu ukora, njya nibuka nyine ukuntu ntarakizwa, ntabwo ari uko nyine nari muri korali, yewe najyaga mfasha n'abantu, nari nkuriye n'amasengesho. Rero abantu benshi baba bazi ko icyo gihe nari nkijijwe. Nicyo kintu gitangaje, ikintu kikwereka nyine ko abantu batarumva neza icyo gukizwa no kwizera Kristo Yesu gusa bivuze. Abantu benshi baba bazi ko icyo gihe nari nkijijwe, kubera ko nari nyoboye amasengesho, nta n'umunsi n'umwe bambara nasibye, bakumva nyine ko nari nkijijwe. Ariko rero ibyo biratangaje, biranatandukanye rwose. Ntabwo icyo gihe nari nkijijwe kubera iki? Kubera ko ibyo bintu narimo kubikora kugira ngo nyine nze kugabirwa izindi ngororano zitari uko shingiye ku buntu Imana yangiriye. Ari cyo kibazo rero. Ibyo bintu nabikoraga nkazinduka nyine nkajya mu masengesho nkakora ibyo bintu byose ndimo gutagetinga iby'Imana ishobora kunkorera, ndimo kuvuga nti Imana ushobora kuzangorora ibi. Icyo gihe rero iyo umuntu arimo gukora ibyo bintu rwose ntarakizwa na gato, kubera ko ntabwo dukora ibintu kuko turimo kugura n'Imana. Oya, umuntu ukijijwe dore uko bigenda, wakijijwe by'ukuri akora ibintu bituruka bitemba muri iyi neza Imana yamugiriye. Imana yashimye kudukiza idukirishije ubuntu bwayo kubw'iyi mpamvu, kugira ngo ubuntu bwayo butagira akagero bushimwe ubwaduhereye mu mukunzi wayo. Niyo mpamvu ukora ibyo ukora, niyo mpamvu ubikora, ubikora uzirikana ko Kristo yagukijije. Ariyo mpamvu, niyo mpamvu ukora ibyo ukora. Hari igihe tutabyitegereza ngo tubirebe ko mu by'ukuri ijambo ry'Imana nk'uko ririmo kubitubona ribitubwira ko abantu benshi bavuga ko bazi Imana. Reka turebe muri Tito hano wumve ikintu babavugaho. Biratangaje ko abantu bavuga ko bazi Imana, ariko bakaba bavuga ko bakeyiminga ko bakize, ariko ako gakiza bavuga akaba atari ako bahawe, Imana ikabahereye ubusa, ko no mu by'imirimo myiza nta mumaro wabo. Tito igice cya mbere umurongo wa 15 kugera kwa 16. Tito igice cya mbere umurongo wa 15 kugera kwa 16 haravuga ngo byose bibonereye ababoneye, nyamara nta kibonereye abanduye batizera, ahubwo bononekaye ubwenge n'imitima yabo, bavuga ko bazi Imana. Wumve nyine hano barabivuga deyikemi, baravuga ngo bazi Imana ariko bakayihakanisha ibyo bakora, ngo bene abo nabo kwanga urunuka ni abatumvira Imana no ku mirimo myiza yose ntacyo bamaze. Ubundi yaba ari ibintu abaho abantu bajya mu isi bakora icyitwa impact evaluation, bakavuga bati se uyu mwanzuro leta yafashe cyangwa ikintu cyakozwe cyagize uwuhe mumaro ubundi, niki cyakozwe? Dore rero iyo umuntu avuga ngo azi Imana ariko ataciye kuri aka gakiza turimo kubona hano nk'uko bibika avuga, dore ngo ikintu kibaho ngo no ku by'imirimo myiza nta mumaro rwose. Nyine urabwiriza, ariko abantu ubwiriza imitima yabo irushaho gusubira ijya mu isi, bakakubwira ko bajya mu ijuru, imitima irimo kujya mu isi. No ku by'imirimo myiza nyine impact y'ibyo bintu ntayihari, nta kintu imaze. Abantu nyine bahoraga nyine bacishije, kuko Pawulo arimo kubagaya ngo ntabwo bashishikaye, kuko hari n'ahandi mu rwandiko rwa Timoteyo avuga ngo bashegera nyine kwigisha amategeko nyamara batazi ibyo bahamya.
ntangazwa na Bibiliya rwose ukuntu ibivuga. Bibiliya ukuntu yerekana ukuntu umuntu ashobora gushegera kwigisha ibintu atazi n'ibyo arimo guhamya ibyo ari byo. Hari ukuntu umuntu nyine ashobora kukubwira ngo numva umuntu akizwa, wenda urugero, numva umuntu akizwa no kwizera, ariko agasoma n'ijambo ry'Imana akaba anasenga akaba akijijwe. Numva ibyo bintu bihagije kugira ngo abakijijwe. Wakamubaza ngo ese ibyo bintu birahagije koko, agahita akongeraho ikindi atoya akwiye no kubafasha abakene. None se ibyo bintu birahagije koko, urumva bihagije? Agahita akubwira atoya ndumva nyine hari n'ikindi kintu akwiye no kuba yitabira amateraniro. None se urumva koko byaba bihagije? Akaza kongera akayorezinga akavuga ati ariko narimo kuvuga ibintu mu by'ukuri ntabitekerejeho. Bibiliya rero iri clear, iravuga ngo kenshi umuntu yigisha ariko adatigisha ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana bubonerwa muri Kristo Yesu, ntazi ibyo ahamya. Icyo nicyo cya mbere. Ariko n'ibyo bintu nta mumaro nyine bifite mu bwami bw'Imana, nta mumaro. Abantu barabyina bakabyina, ariko target ni imodoka na visa, kandi visa utapurahingiye muvandimwe, biragoye ko wabona visa utapurahingiye. Nyine umuntu akaba muri mutima ngo hari igihe Imana izanjyana muri Amerika. Ubu koko irumva ikintu kujya muri Amerika ari byo bintu bikaze birenze ibindi bintu byose. Nyine no kuby'imirimo myiza ngo nta kintu ibyo bintu bimaze, nta kintu bimaze. Kubera iki? Ubuzima ntibuhinduka, imibereho ntihinduka, ahubwo umuntu arushaho kugenda aba mubi nyine, aba mubi, akunda iby'isi, yibereho imibereho y'isi nyine. Rero dukwiye kwitegereza uyu musaruro uva muri ibi bintu by'ukuri, tukareba tukamenya neza ko uwo musaruro atari umusaruro Imana ivuga ko uva mu butumwa bwiza. Kuko ubutumwa bwiza bw'ukuri bugaragaza ko aba bantu nka ba Stefano nyine, butwereka nk'abantu nka ba Stefano, bukatwereka nk'abantu ba Petero, bukatwereka nk'abantu ba Pawulo bahoze ari ba Sawuli, bukatubwira ngo dore aba bantu bamaze kwizera ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, bamaze gusobanukirwa ko bakijijwe atari uko bahaye Imana contribution, dore imibereho yabo ngiyo kugaragara. Dore rero n'abandi barimo kuvuga ngo twigisha amategeko nka ba Gamariyeli nako nka ba Kayafa n'abandi, nta kindi kirimo kuvamo ni ukurenganya abigishwa, nta kindi kibashishikaje, ni ukurenganya abigishwa. None ndaza kugira ngo nkubaze ibi bintu. Rimwe na rimwe hari ukuntu abantu nyine bigira abarwanashyaka by'Imana, akumva ajya kuvuga ubuntu bw'Imana, sinzi niba ari Satani wabikoze, sinzi uko byagiye. Nyine akumva uvuze ubuntu bw'Imana agahita yumva ntabwo ari igihe nashaka no kubyumva. Ariko reka nkubwire, tuvuze ibyaha tukavuga nyine uburyo umuntu atereta umukobwa kugeza baryamanye. Nakubwira ukuri ko abantu bakambye agahanga ari bakeya, bakazinga umunya bakavuga bati ibyo bintu tubwiye turumva tudashaka no kubyumva. Ibitabo nyine byandika uburyo abantu bateretamo, uburyo umuntu ashobora gukunda undi muntu, nta muntu ujya uzinga umunya ngo avuge ngo mbega ibintu bipfuye. Ariko twagera ku muti w'Imana yatanze wo gukiza, sinzi niba ari uko nyine bihabanye na kamere muntu, ariko usanga ari ikibazo. Ariko ndagira ngo nkubwiye dore ikintu iki ngiki, bavandimwe, dukwiriye kubona ko ijambo ry'Imana ari ryo rihamya Kristo. Icyo nicyo kintu cya mbere dukwiye kuba tubona. Dukwiriye kubona ko ubuzima buvuga ko bukijijwe mu by'ukuri ari ubuzima buhura n'uburyo Imana ikizamo abantu, ari bwo kwizera Kristo utishingikirije ku by'ukuri. Tukongera tukabona neza ko ubu buzima bwabo bwabashije guhinduka kubera ko babyawe bwa kabiri kandi bwari bucubiye mu ijambo ry'Imana. Tukongera tukabona neza ko ijambo ry'Imana rikwiye kuba senta y'ibindi bintu byose, riri hejuru y'ibyo bintu byose. Kandi tukamenya kubibaransinga, tukamenya ngo iki kirabanza, iki kigaheruka, iki kigaheruka. Hari umunsi umwe nari ngiye kuryama nananiwe pe, nasomye ijambo ry'Imana, ariko ndimo kujya kugura intekerezo ikintu gikomeye. Niriwe mu bintu nyine byananije uhereye mu gitondo, byananije pe. Byari n'amasomo utagira ngo ni ibintu nyine hari ukuntu amasomo duhita tuyashyira hejuru y'ijambo ry'Imana. Byari amasomo, ariko nza kwibuka neza ko ayo masomo ndimo kwiga nshobora kuyiga ntihagire n'ahandi hantu nzayakoresha.
pe nkayiga nkayasoza akaba n'ahandi hanazangira umumaro kandi naramaze imyaka n'imyaka ndimo kubyiga. Nyine wareba ukuntu tuba twabarashije ibintu, ugafata ijambo ry'Imana ukarishyira hejuru hirya, ukayishyira hirya y'ibindi bintu ushobora no gukora igihe kinini ntibizakugire n'undi mumaro. Ukaba urimo kwiga wenda nka ekonomi, uzaba wenda urugero, nanze gukoresha urugero rw'umukarani cyangwa iki, ariko uzaba ikindi wenda uzaba umukinnyi ni urugero. Ariko ijambo ry'Imana rya buri munsi, buriya hari igihe twibeshya rero ngo ibintu ngo tuba tuzi nyine ibintu byanditswe, ntabwo tubizi. Ikintu kigaragaza ko tutazi ibintu byanditse mu ijambo ry'Imana ni ubuzima bwacu bwikiriye burabyerekana ko iby'ijambo ry'Imana ryita ukuri atari byo bintu twita ukuri. Umuntu urugero, ufashe urugero, umuntu wita umugabo cyangwa umuntu wita umugore uri nyine Imana ishima cyangwa ukwiriye kuba ashima, ntabwo ari we Bibiliya yita umugabo. Mwite turagenda tugafata umugabo nyine utukuye amaso, unywa za kefati, unywa ziriya nzoga nyine zikaze, watukuye amaso, unywa za murituri, tuvuga ngo uyu niwe mugabo kabisa. Niko nyine isi yatufominze. Iyo uhuye n'uwo mugabo uravuga ngo mbega umugabo wihagararaho, mbega umugabo nyamugabo, kuko nyine yatukuye amaso, anywa za kefati. Cyangwa se ugafata umugore nyine Miss Rwanda, nawe twita nyine umuntu ugezweho. Ntabwo ndimo kumutuka ngo ntabwo agezweho, ariko niko nyine niko tuba twarafominzwe nyine mu bitekerezo. Ariko rero ijambo ry'Imana riraza rigakora iki? Riraza rikakwereka ko wowe witaga umugabo, ahubwo umugabo ashobora no kuba unywa yawurute akaba ari umugabo nyamugabo. Birashoboka rwose. Hari ibya yawurute binini by'abapapa. Reba ukuntu namwe mu bisetso nyine, reba ukuntu musetso ibyo bintu ko umugabo yanywa yawurute, biragaragara nyine ko uwo tuba twita umugabo uwo ari we, uwo twita umugore muzima uwo ari we. Nyine Bibiliya zikakubwira ngo umuntu ashobora no kugira uburanga ariko nta mutima nyine, akaba ameze nk'uko bafata impeta ya zahabu bakayiziga ku izuru ry'ingoro, yigaragura mu isayo nyine. Kubera iki? Kubera ko nyine isi yagiye dufominga, dukeneye kuba transformed mu bitekerezo, tukaba transformed biciye mu ijambo ry'Imana. Ntabwo rero ibyo bintu nyine tubibona nk'uko bikwiriye ngo wumve ko ukwiye gusenga uku kuri tukaba ariko tubona nk'ukuri, atari ko tugiye muri Bibiliya nyine tugiye gushakamo ukuri kwacu. Hari igihe nabwo dushobora kujyamo tugiye gushakamo ibyo dushaka, kubera ko nyine kenshi umuntu ashaka ibintu ashaka. Ariyo mpamvu tuba dukwiye no gutera na bene data bakaducarenginga. Hari igihe ujya muri Bibiliya ushakamo ibyo ushaka. Hari igihe ntangira mpamagarwa, ntabwo kigenda nakijijwe, twahora dusangwamye tukitiranya igihe twakirijwe n'igihe umuntu akirizwa by'ukuri. Ntabwo umuntu akizwa atazi igihe akijijwe, nta nubwo ushobora gukizwa utazi nyine impamvu Kristo yagiye ku musaraba. Ntabwo nari nyizi rero. Iyo wari kumbaza ngo ese uzajya mu ijuru kubwiye mpamvu, nayo kukubwira imirimo myiza nkora, nkakubwira ibindi bintu bidashobora kungezayo. Noneho nyihamagarwa haje umuyehova azangira uburyo nyine ngo Imana yitwa Yehova, azambwira n'uburyo niba dukwiye guhamagara Imana, gusenga Imana, twe kwisenga twivuga ngo uri Yehova. Njya muri Bibiliya nyine ngiye gushaka uburyo nza kumuhakanya ko Imana nyine ishobora no kwitwa Uwiteka cyangwa ibindi. Nibyo nyine nabaga ndimo gushaka muri Bibiliya, ntabwo nabaga ndimo gushakamo ukuri nyakuri, kubera ko ntabwo nari nzi. Ariyo mpamvu nyine tutarabyitegereza ngo turebe impamvu Imana ihamagara abamisiyoneri kujyana ubutumwa bwiza. Kuvuga ngo hagezeyo Bibiliya, uyu munsi niyo hagerayo Bayibuli, abantu bakajya bayisoma bashakamo nyine ibyo bashaka bazi. Umuntu ashaka muri Bibiliya ibintu ashaka. Ariyo mpamvu uba ukeneye nyine mwene data ugucarenginga, wasobanukiwe mbere yawe, Imana yahaye kubimenya mbere yawe, kugira ngo akwibutse ngo dore uburyo umuntu akizwamo n'ubu ngubu, dore iby'Imana yita ukuri, dore ni ibi ngibi. Dukwiye kubibona gutyo. Rero dukwiye kujya mu ijambo ry'Imana, ariho tugiye kuvoma ubutumwa bwiza. Ariko n'abandi bashobora kuba bigisha ijambo ry'Imana n'abayobozi. Dore uburyo abayobozi ba mbere bari bariho, dore uburyo abigisha ba mbere bari babayeho, nuko ngo bahoraga bashishikaye kwigisha abandi ubutumwa bwiza nyakuri. Ikindi rero tunabona ngo nuko aba bantu bitaga kuri details zose zishobora no gutukisha Kristo, ariko bakamenya ibiri hasi, ibibanza n'ibiheruka. Biratangaje rwose kujya gusengera ahantu cyangwa gusenga n'abantu nyine ijambo ry'Imana bakayishyira muri ya minota y'inyongera,
kubera iki? Kubera ko igisimba cyabaye kirekire batinya guhagarika abantu. Ibyo bikwereka iki? Ko ijambo ry'Imana atari senta, atari ryo ribanza hejuru y'ibindi bintu byose. Biratangaje rwose ko twafata iminsi ugakora iminsi 7 cyangwa 6, ariko ukabura umwanya wo kwigana n'abandi Bible study, ukabura umwanya wo kubwiriza ubutumwa bwiza. Ni ibintu dukwiriye kuba tubona, ni ibintu dukwiye kuba tubona ko ari ikibazo rwose. Dufite platform nyinshi dushobora gukoresha, tuzikoresha kandi tunagira uwo mwanya tubone ko ijambo ry'Imana ntagerera. Ntabwo ukwiye kugereranya n'indi mibereho yose. Ni ibintu dukwiye gusaba Kristo tukamwiginga kugira ngo ibintu bitagerera. Ndagira ngo turirimbe indirimbo imwe, niba biri budukundire byo mwadufasha niba bishoboka. Kugira ngo impamvu niba vuba niba bishoboka murayizi. Reka turirimbe indirimbo 119 niba bidushobokera, niturangiza dusenge. Yewe nakunze ukuntu ivuga ngo ubwo hari ibintu tujya duteganya nyine byinshi, tugateganya uburyo umunsi umwe wenda uzaba ufite abana, umunsi umwe se wenda uzaba uri mu cyorezo runaka, ariko hari ikindi cyorezo dukwiye kuba duteganya, hari n'ibindi bintu dukwiye kuba dutekereza. Umunsi tuzaba dusanganiye Kristo. Uwo munsi rero ushobora no kuba ejo kuri bamwe cyangwa ukaba ejo wundi, ariko uwo munsi dukwiye kuba tuwuteganya. Baba barigeze ubitekerezaho ku bw'uwo munsi? Ndagira ngo turimbe iby'indirimbo tubitekerezaho. Arimo ararimba avuga neza amagambo avuga ngo nzamumenya rwose, nzamumenya inde? Kristo. Ubwo nzamusanganiye. Nagize ngo nyifungure mbanze nyisome twumve ibyo tugiye kuririmba. Ubwo aravuga ngo ubwo nzamara imirimo ngo nsezere ku isi, umugezi witwa urupfu mwambutse, niho nzagera mu ijuru cyangwa mpfiriye, azanyakirana ubuntu n'ineza. Kristo rwose, niba tujya dutekereza ukuntu wa mubyeyi yakiriye umwana w'ikirara ngo afite umunezero, iramurashanyaga uburyo tuzakirwa, uburyo urukundo rw'Imana ruhambaye, ariko yanagushushanyije uburyo nyine tuzakirwamo. Nzamumenya rwose, nzamumenya anyakiranye n'ineza, nzamumenya nzaba mpagaze imbere ye nyuzwe, nzamumenya mbonye inkovu ze mu biganza. Iyi niyo best yo kumva ubu buzima rwose, guhora nyine uhagaze usaba Kristo kuguhagarika. Kubera iki? Kubera ko wumva izi nkovu, impamvu ya kwitanga. Muhaguruke turirimbane indirimbo turangiza dusenge.
bimeze kuri ibi bintu, mu ijuru hazabayo abizeye Kristo gusa. Uko niko kuri rwose, yaba ari abamwizeye ataraza kuducungura, yaba ari abamwizeye nyuma, ariko hazabayo abizeye Kristo gusa. Uyu niwe byiringiro byo kujya mu ijuru ufite, utageretseho ubushwambagara bwawe, ko kubugerekaho bingana no rwose no kutamumenya, kuko ubuhinyuye icyo gitambo kizima. None si ubu buzima ubona butemba, ubona rwose ubu buzima bufite revo izamuka? Niko bimeze, busa nk'ubwizi ntumwa nk'uko turimo kubibona, uhora uzamurwa, ushyirwa hejuru, rwose ushyirwa hejuru. Ndagira ngo usenge Imana utarizera Kristo, ahari nawe uko yakijije intumwa uko yakijije aba batambyi bamubana, nawe yakubabarira, nawe yagukiza, abishimye rwose yagukiza. umwinginge ahari agukize urupfu rw'iteka tubona. Ariko nawe niba rwose yaragukijije, ijambo ry'Imana akaba atari cyo kintu kiri hejuru y'ibindi bintu byose, akaba atari cyo kintu ushyira hejuru y'ibindi bintu byose, ntabwo tuvuze ko rwose uwizera atagera igihe ngo acike intege, oya. Ahubwo turavuga ko ari cyo cyifuzo ufite, waba uri hejuru waba uri hasi, waba uri mu kurwana n'ibyaha waba utarwana nabyo, wumva ariyo nzara n'inyota iri over y'ibindi bintu byose, aricyo kintu kiri hejuru y'ibindi bintu byose. Kubona ubuzima nk'ubu buzima bwa Stefano buturuka buva mu ijambo ry'Imana. Twinginge Kristo rwose twuzuza ubuntu bw'Imana n'ubwenge buva mu byanditswe. Reka dusenge Imana. Kristo, duciye bugufi cyane, duciye bugufi cyane Mwami, duciye bugufi cyane kuko niwe mukiza w'abari mu isi, niwe mukiza w'abari mu isi. Ndakwinginga Mwami kugira ngo umuvandimwe wumvise aya magambo Mwami, rwose ushobora gushima kumukiza nk'uko wanyijije, nawe akajya agushimira ubuntu wamugiriye nk'uko nanjye mbikora Mwami. Nawe rwose akazirikana uburyo rwose Mwami ubuzima bwacu bwahoze Mwami ari ubwa nyakwigendera Mwami, budashinga, budafite icyerekezo Mwami, buhora Mwami Imana bushimikira ibintu byo mu isi, ntari ngororano zo kuberaho Mwami. Urangije uradukiza Mwami, utabitewe n'imirimo yo gukiranuka twakoze Mwami, udukiza nk'uko tubibonye kubw'urukundo rwawe no kugambira Mwami n'ineza n'ubushake bwawe Kristo Mwami. Uradukiza rwose, duhindura abana b'Imana. Ndasenga kugira ngo ari byo ukorera umuntu waba utanye natwe uyu mugoroba. Ndasenga kugira ngo Mwami wongere kugenderera umuvandimwe waba urimo Mwami mu buzima arimo Mwami, ijambo ry'Imana ritari hejuru y'ibindi bintu byose Mwami, ridakizwe hejuru y'ibindi bintu byose Mwami. Ndakwinginga Kristo kugira ngo ukebure imitima ya buri muntu Mwami, ukebure imitima, utwemerere Mwami, twuzuze ubuntu n'imbabazi Mwami n'ubwenge bituruka kuri wowe Kristo Mwami. Twuzure Mwami ubuntu Mwami, turakwinginze Kristo kugira ngo rwose dukirishe ubuntu bwawe Mwami. Duhe imbabazi zawe, utwishurire Mwami, uduhe rwose kurushaho kukumenya no kukugenera Mwami munsi y'ukuboko kwawe Mwami. Turasengera buri muntu wese Mwami kugira ngo umugendere mu buryo Mwami Imana ushobora kumugenderamo kubw'ineza ubushake bwawe. Reka icyubahiro kibi cyawe iteka Kristo, mu izina ryacu twizeye Mwami Imana. Amen. Niba hari umuntu wizeye ashobora